Kibeho ni umujyi muto uherereye mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ahantu hamenyekanye cyane igihe habaga mubonekerwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1981, akaba ari naho hari ishusho ya Yezu ku rwego rwa Afurika ifite icyicaro aho ngaho i Kibeho. Niyo shusho nini ku isi ifite uburebure bwa metero 6, ipima ibiro 950. Iyo shusho igaragara ahantu hatandatu ku isi, kuko buri mugabane w'isi ufite ishusho imwe nk'iyo. Umugabane wa Afurika rero ishusho wagennye iri ku musozi wa Nyarushishi uherereye mu murenge wa Kibeho, akarere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Iyi ni Ivugangingo TV, kora subscribe kugira ngo ujye ubona amateka atandukanye. Ku itariki ya 28 Ugushyingo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1981, mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa ry'i Kibeho habereye ibintu bidasanzwe. Ubwo hari mu masaha inyuma ya saa sita, abana barangije gufungura ariko bakiri hamwe mu cyumba cy'amafunguro. Umukobwa witwa Alphonsine Mumureke warageze mu kigero cy'imyaka 16 yumvise ijwi ryoroheje rimuhamagara mu Kinyarwanda rigira riti mwana wanjye. Ubwo nawe ahaguruka bwangu akurikira iryo jwi ridasanzwe mu kirongozi, maze abona umugore ufite ubwiza buhebuje amuhagaze imbere. Yari yambaye umwambaro wera kandi yitwikirije umwenda w'ubururu mu mutwe. Ibiganza bye byari bibumbiye mu gituza ariko intoki zireba hejuru. Nta nkweto yari yambaye. Alphonsine amubazanya igihunga agira ati urinde? Uwo mugore amusubiza bwangu avuga ati ndi nyina wa Jambo. Alphonsine ahagarara yemye nk'ufashwe n'umuriro w'amashanyarazi, agumya kwitegereza uwo mugore, ariko kandi akanibaza uburyo nyina wa Jambo yaje mu kirongozi cy'ishuri ryabo. Bikira Mariya yongera kumubaza ati ninde ukunda cyane? Alphonsine wari usanzwe ari umwana uvuka mu muryango w'abakristu kandi nawe agerageza kuyoboka iyo nzira, asubiza adatindiganije ati nkunda Imana na Bikira Mariya wabyaye Yezu. Mariya yumvise icyo gisubizo asagwa n'ibyishimo, maze abwira Alphonsine ati nazanywe no kugukomeza kuko numvise amasengesho yawe. Yongeraho ati ndifuza ko inshuti zawe zikomera mu kwemera kuko zitemera bihagije. Ubwo Alphonsine yatangiye kuvuga amasengesho yoroheje, naho nyina wa Jambo azamuka ajya hejuru. Umwana we akomeza kwitegereza uko uwo mubyeyi utagira uko asarembera. Ibyo byamaze nk'iminota 15. Abageragezaga kumuvugisha cyangwa se kumunyeganyeza ntibagira icyo bageraho, kuko yari ameze nk'umuntu wafashwe n'ubujeni bukomeye cyane. Nanone nta muntu n'umwe wemeye ibyibonekerwa rye, ahubwo bamwe batangiye gukeka ko yarwaye indwara idasanzwe, dore ko avuka i Kibungo, aho Abanyarwanda benshi bavuga ko haba ibirozi byihariye. Bukeye bwaho indwara yongera kumufatira mu cyumba abanyeshuri bararagamo. Ngo Bikira Mariya yamubonekeye atari mu muzungu nk'uko bakunze kumubona ku mashusho. Ngo ntiyashoboraga kumenya ibara ry'uruhu rwe. Icyo yemeza ni kimwe, uwo mubyeyi yari afite ubwiza butagereranywa. Nyuma y'aho mubonekerwa y'ikubitiro, hafuriwe wa 6 Alphonsine yagumaga kubonekerwa n'uwo mubyeyi. Bamwe bakabifata nk'ukuri, abandi bakavuga ko uwo mwana yasaze. Ntibyari bimworoheye kugumya kuba ikigeragezo mu bandi bana, dore ko aribwo yari agitangira umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Nyamara ibyo bigeragezo ntibyatumye acogora ku rusengesho, bigera n'aho abandi bana bajya bamuzanira amashapuri ngo abasabire umugisha ku mubyeyi wo mu ijuru. Undi mukobwa waje kubonekerwa ni Natali Mukamazimpaka, ubu afite imyaka 50. Wavuze ko nawe yabonekewe n'umutagatifu Bikira Mariya yamuhamagaye agira ati Nataliya mwana wanjye. Undi nawe asubiza adatinze ati karame. Ubwo Bikira Mariya akomeza ikiganiro amubwira ati nimusenge cyane kuko isi ari mbi, mukunde cyane ibyo mu ijuru kurusha ibyo munsi kuko biyoyoka vuba cyane.
mu buzima bwawe uzagombe guhangana n'imibabaro myinshi kandi ikomeye. Nimukanguke kandi muve hasi, mwitonde, mugomba guha umwanya uhagije isengesho. Murasabwa kandi kugarukira imigenzo myiza y'urukundo, kwitanga no kwiyoroshya. Nimugarukire Imana, yo soko y'amazi y'ubuzima. Ayo magambo yavuzwe tariki ya 12 Mutarama mu mwaka w'1982 yarasobanutse ariko kandi ateye ubwoba. Nataliya yafashe nk'ubutumwa bukomeye yahawe, bityo nubwo yari asanzwe ari umwana ukunda gusenga no kwiyambaza Bikira Mariya, none harushaho. Nataliya yabonekewe na Bikira Mariya mu gihe cy'imyaka 2 gusa, nyuma musezeraho. Uwa gatatu wabonye Bikira Mariya ni Maria Clara Mukangango. Yatangiye kubona uwo mubyeyi wo mu ijuru tariki ya 2 Mata mu mwaka w'1982. Ugereranyije na babiri bamubanjirije, Maria Clara yari umukobwa w'inkumi y'imyaka 21. Yakundaga amaraha kandi ntiyite ku bintu bijyana no gusenga. Yemwe ndetse yari mu bageragezaga Alphonsine cyane, mbese yamuberaga ikigeragezo atemera habe namba ibyo by'amabonekerwa. Nyamara Bikira Mariya amaze kumwiyereka yarahindutse ku buryo butangaje, ndetse bitangaza abari basanzwe bamuzi. Nta mugayo kandi yahawe ubutumwa bwo kwamamaza ishapule y'ububabare bwa Bikira Mariya. Mu mabonekerwa 15 yagiriwe kugeza mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka w'1982, Maria Claire yabwirwaga kwisi igenda nabi cyane, ko u Rwanda rugeze ahakomeye, bityo abantu bakaba bagomba gusenga cyane no guhinduka. Uwa mbere ayo magambo yahinduye ni Maria Claire ubwe. Nibyo koko amaherezo umuntu ahinduka icyo avuga, agasa n'icyo agenda yinjiramo. Uko umwaka utashye, abakunzi ba Bikira Mariya bagenda biyongera, ariko n'abanyamatsiko bazamo. Muri urwo rwego hari iminsi himbazwa Ikibeho, igafasha abajyayo kuguma mu binezaneza by'isengesho no mu mwuka ubibutsa ibyahabereye. Kuva ku ntangiriro y'isezerano rishya kubemera Bibiliya, by'umwihariko abemera umubyeyi Bikira Mariya, ku itariki ya 15 Kanama buri mwaka Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, Assomption. Agahebuzo cyane iwacu mu Rwanda, usanga abakristo b'imihanda yose bateraniye Ikibeho basenga. Ugasanga kandi abakristo bagenda batoragura utubuye twaho hantu ndetse n'utwatsi, ndetse bakavoma n'amazi mu iriba rito rihaba, bakajyana iwabo bavuga ko ikintu cyose cy'Ikibeho kiba gifite umugisha. Ibi byose abakristo babiterwa n'ukwemera kuzuye, abandi bakajyaho kubera amatsiko, bakaharonka ingabire y'ukwemera. Bitewe n'uko kwemera gutuma bajyaho bava mu modoka bageze nko mu birometero 5 ngo bagere Ikibeho, bakagenda n'amaguru ahasigaye, baba bifuza kugera ku butaka butagatifu batuje, bicishije bugufi kandi basenga. Muri iki gihe aha hantu Ikibeho Holy Land hakurura ba mukerarugendo benshi kandi batandukanye, baba baturutse mu mpande zose z'isi. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, ifatanyije na Minisiteri ya Siporo n'Umuco Minispoc, bahashyize mu hantu hagomba gutezwa imbere bitewe n'uko hakurura ba mukerarugendo. Iyi ni Ivugangingo TV, ngiye nkwibutse ko ndi Isaac Ishimwe. Wankurikira kuri Facebook wandika Isaac Ishimwe, kuri Instagram wandika Isaka, naho kuri Twitter wandika Isaac Ishimwe. Mugira amahoro y'Imana.